Hello, how are you doing there? I'm very happy to find you here again. So, welcome in today's session, and it's going to be very interesting as always. Nongeye kubaha ikaze wowe ukurikiye Nitisha Moses TV kandi ukurikira amasomo aca ahangaha. So, one of our followers texted me in a box and asked, teacher, please can you help me when I try to speak English, just I failed. I miss what to say. But when people are just speaking English, I listen to them clearly. Then, can you help me to overcome this challenge? And also, I thought maybe some of our friends can have the same problem, and I want just to help you from today and you overcome it right now. Yeah. Nongeye kubaha ikaze umwe mu badukurikirana cyangwa se umwe mu banyeshuri bacu yaratubajije ati mwarimu ni gute iyo ugerageje kuvuga icyongereza ndambura ikintu mvuga numva mbuze amagambo yo kuvuga kandi iyo y'abandi bantu bavuga ngira ibyo bavuga ndabyumva nka 90 se cyangwa 80%. Ese ni ikihe kibazo mfite nagikemuranye? Ibi rero byahise bituma nibaza niba namwe cyangwa se nawe ukurikiye ino video utajya uhura n'icyo kibazo. You may have the same problem but you don't know. So iyo ukajya kuvuga ariko ukumva ubuze icyo kuvuga kandi muri wowe wumvaga hari amagambo menshi wakavuze cyangwa se ibintu byinshi wakavuze in English. So you may have the problem but you don't know. Just stick around till the end of this video and you are going just to point out some more tips to follow and you start speaking English without any problem. Ukwiriye rero kuguma hano kugeza ino video irangiye kugira ngo tuze kubana turaza gusoza ino video cyangwa se iri somo riraza kurangira nawe ubashije kumenya ni iki ugomba gukora cyangwa se ni ibihe bintu ushobora kuba bitera icyo kibazo. Normally in our mind or in human mind there is what we call passive vocabularies and active vocabularies. Kugira ngo umuntu avuge ururimi runaka hari icyo twita inyunguramagambo. Umuntu akeneye inyunguramagambo kuko nizo umuntu akoresha atanga ubutumwa runaka. Mu mutwe wacu rero cyangwa se muri mind y'umuntu wari wese habaho ikintu bita passive vocabularies and active vocabularies. Passive vocabularies ni inyunguramagambo umuntu aba afite muri we ariko adakoresha. Akenshi usanga ziri mu gice cy'ubwonko bita subconscious mind. Subconscious mind ni igice cy'ubwonko kibika ibintu ariko wowe ukabuzi yuko hari igihe ubuzi yuko utanabizi kandi muri rusange ubizi. When it comes to a language, someone can have more vocabularies in his or her mind, but when it comes to speaking, he or she misses what to say. Iyo bije ku rurimi rero umuntu ashobora kugira inyunguramagambo nyinshi cyane, amagambo menshi, ariko yahabwa umwanya kugira ngo avuge ikintu runaka cyangwa se atange igitekerezo, ya magambo ari passive cyangwa se za nyunguramagambo ziri passive bikamugora kuzigira cyangwa se kuzactivating cyangwa kuzira active kugira ngo zibashe gukora maze atanga ubutumwa runaka. Rero you need just to activate those passive words or passive vocabularies so as to start speaking English as well. Niyo mpamvu ya magambo ari passive ukeneye kuyagira active cyangwa se kuyakoresha, kuyagira akoreshwa kugira ngo noneho utangire kuvuga ururimi neza. Ubwo impamvu ya mbere ishobora kuba bitera niyo ngiyo, ufite amagambo menshi cyangwa se inyunguramagambo menshi ziri passive ziyamye cyangwa se ziri muri mind yawe. Another point is what we call domain relevant vocabularies. Domain relevant vocabularies. Izi ni inyunguramagambo ariko ziri related cyangwa se zifitanye isano n'akazi kawe ka buri munsi. Normally, for example, teachers have their own vocabularies they just always use. Ufashe nk'urugero nk'abarimu cyangwa se n'undi wari wese mu kazi kawe hari amagambo usanzwe ukoresha buri munsi. Iyo umuntu rero yiga ururimi hari igihe usanga muri mind yiwe amagambo menshi akunda kugaruka ari yayandi ahura nayo mu kazi ke ka buri munsi, ugasanga niyo umuntu
afite muri mind ye, ariko byaba ngombwa yuko atanga igitekerezo ku bindi bintu biri out of his or her domain or job, ugasanga abuze ikintu cyo kuvuga. Tuvuge wenda hari icyo dushobora kwita academics or some vocabularies related to academics. Hari inyunguramagambo wenda zigendanye wenda n'ibintu bigendanye n'uburezi. Izo nyunguramagambo, niba umuntu ari mu burezi cyangwa se ari umwarimu n'umuyobozi w'ishuri ahantu runaka, ugasanga n'ayo magambo afite cyangwa se agomba kugaruka muri we inshuro nyinshi. But when it comes to another domain like let's say medical, nibiza kuza mu kindi cyiciro cyangwa se mu yindi domain, tuvuge nka domain y'ubuvuzi, ayo magambo wenda ntaba yakoreshwa, ugasanga is limited to speaking a language. Ugasanga ntabwo abashije kuvuga cyangwa se gukoresha ururimi runaka kuruvuga neza, kubera yuko amagambo afite cyangwa se inyunguramagambo afite zi limited to his or her domain. Icyo rero umuntu ahangaha aba agomba kugiye gukora mu gihe uzi cyangwa se wisanze uzi amagambo menshi cyane ariko ari ajyanye n'akazi kawe ka buri munsi, you need to expand your vocabularies. You need to expand your vocabularies because ntabwo ugomba kwirimita cyangwa se kwikubira muri ako kazu cyangwa se muri ako kantu nyine, muri ako kaziga. Ntabwo ugomba kwishyira muri ako kaziga kumenya inyunguramagambo related n'akazi kawe ka buri munsi gusa, ahubwo ugomba kuzagura either you may read more books related to other domains. Ushaka gusoma ibitabo byinshi cyane cyangwa se ugatangira kumva n'ibindi biganiro bivuga ku bindi bintu runaka. Niba wenda uri muri education domain, ugatangira ukumva se cyangwa se ugasoma ibitabo bivuga ku medicine, sport, music, kugira ngo aho ngaho naho utangire kugira izindi nyunguramagambo. Ibyo ngibyo ikintu bigufasha is just to boost your vocabularies, kubera yuko you will not just be limiting yourself to a given domain, you will be free to everything. Icyo gihe when it comes to sport, you try to speak. When it comes to to agriculture, you speak without any problem because you have full package of words. Ikindi kintu rero, niba uhura n'icyo kibazo cyo to miss something to say when you are asked or when you are given just an opportunity to say something, is what you call exposure. Exposure, nibiza exposure ahangaha ni kwimenyereza. It is what you call familiarize yourself with the language. Hari kwimenyereza ururimi runaka. Ahangaha ushobora kwibaza ngo ese where and how do you spend your time? If you need to learn a language, you have to familiarize yourself with it. Always be with it, interact with it more often. Ukeneye kwiyegereza, tuvuge kwiyegereza cyangwa se kwimenyereza urwo rurimi urimo wiga kugira ngo ubigufashe, either listening to some podcasts or music, listening to some ushaka kumva ibiganiro bigiye bitandukanye ariko biri muri urwo rurimi, wowe ugatangira ukagira ukarwimenyereza. Ubwo aho ngaho turimo turakora ku kintu cyo activating your passive vocabularies. Aho ntabwo turatangira kuvuga. Icyo ugomba gukora, niba uzi yuko uhabwa umwanya wo kugira ikintu uvuga in a language and you miss, icyanu cya mbere ugomba gukora ni gufata izo passive vocabularies ugatangira ukazigira activate, ukazactivatinga zikaba active. Ikindi is to boost your vocabularies from one domain to more domains. Niba uzi inyunguramagambo related n'akazi ukora gusa, ugatangira ukazi expandinga through reading more books, listening to some podcasts, listening to music, whatever. Aho ngaho uzabasha kongera inyunguramagambo zawe. Ibyo rero birangiye, uribaza ngo noneho se ko inyunguramagambo zanjye zamaze kuba nyinshi, either you have like 2000 vocabularies in your mind, but when you are given an opportunity to say something you miss and you have like 2000
vocabularies, what can you do? Icyo ukeneye rero nyuma y'uko izo vocabularies uzigize cyangwa se izo nyunguramagambo zigize, you need to speak as much as possible. Ukeneye kuvuga cyane bishoboka, ukavuga aho ari ngombwa ndetse n'ahatari ngombwa. This ought to say what you can call practice. Yeah, practice makes it perfect. Uko guhozaho ndetse no gushyira mu bikorwa, gerageza uvuge. Yeah, abantu benshi bakunda kugira ikibazo, when I say something people are going to just laugh at me. Yeah, let them laugh at you, because you are not just a perfect. You are not perfect in a language and you are learning. Ntabwo uraba intyoza mu rurimi, so niyo mpamvu utagomba of making mistakes. Abantu benshi ni ikibazo bagira when it comes to learning a language. Bagira ikibazo cyo kuvuga ngo ninza kuvuga ndavuga amakosa, abantu wenda turi kumwe baranseka cyangwa se baramfata nk'ukundi. None ayo makosa rero utayavuze aguma muri wowe, no mu gihe mu nshuro nke ugerageje kuvuga asanga ahubwo uravuga amakosa. That's why you have to do more practices. Uko guhozaho kwimenyereza kuvuga when you attend, for example, discussions, conversations with the colleagues. Ibyo ngibyo biragufasha gushyira mu bikorwa that language, and those vocabularies which are passive are now becoming active. Za nyunguramagambo zawe zari ziri passive mu buryo bumwe cyangwa ubundi, through speaking, through practice utangira kuzigira active, cyangwa se ugatangira kugenda uzikoresha zikabyuka. But when you keep quiet, when you don't say something, just you will boost, you will have more vocabularies but passive ones. Iyo nta kintu byaba bikumariye rero, because when you learn language uhera muri listening, uhera mu kumva ibyo ngibyo wumvishe ubishyira mu mutwe, bikazagufasha kongera cyangwa se bikazagufasha nawe mu gihe uzaba utangiye speaking practices. Yeah, ubwo rero abantu bahura n'icyo kibazo cyo kubura ikintu bavuga iyo bahawe umwanya ngo bavuge mu rurimi runaka, either in English or these tips can work for any language, either you are learning Swahili, English, French, Spanish, Chinese, any language, just you have to follow them. Yeah, I think now you can get something from this lesson, so please familiarize yourself with that language you are learning, and please try to speak. Don't be afraid of making mistakes. People run through mistakes. Abantu biga binyuze mu gukora amakosa, because when you are not making mistake, no learning taking place. Yeah, iyo utari mu gukora amakosa ubwo no type of learning happening. Yeah, ubwo nta kwiga kurimo kubaho, bitewe nuko when you learn, make mistakes and you improve. Just for following NTM TV, and make sure that you have subscribed. Thank you. Bye bye.